Inkuru yacu y'uno munsi tuyitangiriye hano ku ishuri, dutangiranye n'umukobwa witwa Gorolia. Uyu mukobwa aturuka mu cyaro, yari yaraje kwiga mu kigo cy'abakire cy'abagaga nyine babandi baba baragezeyo, ariko bagusanga nyine ari gukurikirana amasomo cyane kugira ngo azahindure amateka yo muri famiye y'iwabo kuko barabakeneye. Kuri uwo munsi ubwo yari ari kwiga, hari umunyeshuri mushya wari uje kwiga kuri kino kigo, we yaraturutse hanze y'igihugu. Urabyumva nyine ukuntu kino kigo cyari kirenze, hari n'abanyeshuri baturukaga hanze y'igihugu bakahabohereza. Uyu munyeshuri yaraje arangije aramusuhuza, aramubwira ati amazina yanjye nitwa Hana, none se amazina yawe wowe witwa nde? Ubwo Gorolia nta kindi yakoze, nawe yaramubwiye ati nanjye amazina yanjye nitwa Gorolia. Ndetse ahangaha uno mukobwa Hana yaramubwiye ati rero njyewe nje nturutse hanze y'igihugu, iki kigo nduwa nyine ndi mushya ntabwo nkimenyereye cyane, ariko uko bigaragara ushobora kuba hari aka experience ufite, ndashaka ko nyine wambwiramo duke tw'ingenzi nkaba nabasha kumenya byinshi muri kino kigo. Ndetse nabonye uri n'umwana mwiza nyine ukunda kwiga, uri gukunda gukurikirana amasomo cyane, kandi biba ari byiza cyane, nanjye nibyo nshaka. Uyu yarangije aravuga ati impamvu wabonye ndi kwiga cyane, no mu gihe abandi ubona bari gukina njye nkaba ndi kwiga, njye ndi gushaka scholarship gusa, hanyuma rero namara kuyibona nicyo kindaje ishinga, nta bindi bintu biba bintesha umutwe, nta n'ibindi bintu nshaka ko bintesha umutwe. Icyo shaka kurebaho gusa ni ukwiga nkazatsinda, kandi nkatsindira ku manota meza kugira ngo nzagire aho mva naho ngera. Uyu yarangije aravuga ati ndabikunze cyane rwose Gorolia, ati kandi byiza guhura nawe Gorolia. Gorolia nawe aramubwira ati byiza guhura nawe Hana. Ndetse uyu yarangije aramubwira ati none se nk'umunyeshuri mushya kuri kino kigo ni izihe nama wambwira ukuntu nakwitwara? Ndetse ahangaha Gorolia aramubwira ati rero ikintu ugomba kumenya cya mbere, umunyeshuri mushya kuri kino kigo baramunyunzura nyine, usanga bamuharasinga cyane, ntabwo bajye bamuha agahenge, ibyo byo ubanza ubimenye. Ndetse uyu nguyu yarangije aravuga ati baramunyunzura cyane se? Ati cyane rwose uba ubizi. Ati kuri kino kigo hari abamafia cyangwa se babandi badakorwaho, baba baturuka muri famiye zihambaye, babandi nyine ubusanga bakora utuntu mu buryo bwabo. Ati none se abo bantu iyo bahohoteye umuntu cyangwa se bakamunyunzura cyane, mwarimu ntabwo yabahagarika ngo abe yababuza gukora ibintu nk'ibyo ngibyo, cyangwa se babe banabaha n'ibihano? Uyu yarangije aravuga ati iyo abo ngabo rero bagiye kuguhana abo banyeshuri, ni groupe y'abantu 4, abo ngabo nta muntu ujya ubavuga, ndetse na deregiteri nta kintu ajya bavugaho. Ubu usanga nyine ari b'abanyeshuri batinyitse, babandi barenze baturuka muri famiye zikaze cyane. Rero wowe nk'umunyeshuri mushya urasabwa kwitwararika. Tuvuye kuri ruhande tugaruka ahangaha, hari umunyeshuri umwe yaraje agiye kureba mu ntuze mu kabati ke, agiye gushyiramo ibikoresho, asanga bamuhaye ikarita itukura. Rero iyo baguhaye ikarita itukura uba uzi ko bagiye kukunyunzura, uba uzi ko hari nk'udukosa wakoze, cyangwa se muri make bari gushaka kuba bakunyunzura. Ubwo muri ako kanya kimara kubona ikarita, abanyeshuri bose mu kigo cyose batangiye kugenda babona ama SMS ababwira ati hari umunyeshuri ubonye ikarita itukura. Buri wese yareba muri telefone agahita abona SMS. Ubwo abanyeshuri bandi bahitaga bamenya igikurikiyeho, hari umunyeshuri wabaga ugiye gukubitwa, hari umunyeshuri wabaga ugiye gutotezwa cyane. Ndetse abantu bose, abanyeshuri bose bigaga muri icyo kigo SMS zikabagereraho rimwe. Uyu ari ahangaha amaze kubona ikarita aravuga ati ndapfuye noneho mbaye uwande. Atangira kubona nabo bari bamwegereye batangiye kugenda bamujya kure, kubera ko batinyaga ko bashobora kuza kubigenderamo. Feri ya mbere yatangiye gukubitwa, ahangaha baragukubita banakuziza ubusa, baragutoteza. Abantu bize boarding kera nyine mwabyumva cyane, ibintu byo kunyunzura bikiriho, ho byabaga bikabije cyane. Uyu yatangiye gukubitwa, ndetse bakamukubita ibipfusi nta kintu yabatwaye. Ubwo muri ako kanya babakobwa Gorolia ndetse na Hana bari bari hafi aho ngaho, buri wese ahita afata kiwa cika yirukanka ava mu nzira, uko washoboraga kuba wakwitambika nawe ugashiduka wakubiswe. Abo basore bitwa F4 members, cyangwa se muri make ni groupe ya 4 badakorwamo, 4 nyine barenze. Ndetse uyarangije aravuga ati ariko nanone ibyo bintu ndikumva bidashoboka, none se baragenda bagakubita umuntu gutyo gusa bakamutimbagura, uwo muntu abakubise se we byagenda bite?
ariko se nanone wajya gukubita abantu uri no mushya ku kigo? Ibyo byo ndi kumva bihabanye cyane. Gorolia aramubwiye ati rega wikwibaza byinshi, kubera ko ibintu byose uri buze kwibaza kuri iyo groupe cyangwa se kubyo uzagenda unyuramo muri kino kigo, nagira nkubwire ko nta bisubizo wabibonera. Tekereza nyine nawe ibibazo abayobozi b'ikigo batajya babonera igisubizo, hanyuma wowe munyeshuri wiga muri icyo kigo ufite n'abagukuriye batabona ibisubizo, wowe uri kumva ibyo bisubizo uzabikura he? Niko Gorolia yahise amubwira. Ubwo yarimo mubwira ngo acishe make, ndetse ahangaho uyu bamuhatiriza kuba yajya kuri stage kugira ngo bamukubitiraho abantu bose bareba, abanyeshuri bose bamureba. Baramukubitaguye bamuziza ubusa, atangira no kuva imyuna. Baramubwira tumva zamukarira kuri stage ariko buri wese akurebe, buri wese akubone. Ufite ubwoba bw'iki? Kuri bukubitwe ko kugakubitwa ahubwo bikarenga no gukubitwa bikaza gufatwa mu kindi cyiciro, ari nako bamutimbagura. Witegereze urebe. Ndetse ahangaha abanyeshuri barakubitanaga nta bintu by'impuhwe, nta bintu byo kuvuga ngo imiyaga niki. Muri ako kanya hari uwaje, twumvise bavuga kuri groupe y'abane, ariko hari uwari ubakuriye yitwaga Taiga. Muri ako kanya yisaza mu kumara kuhagera abari kumwe na bagenzi be. Ni groupe y'abaherwe, groupe y'abakire, ni abana baturuka muri famiye zagezeyo. Yageze ahangaha areba uwo bari gutimbagura, uwo bari guhondagura. Arangije arabitegereza. Muri ako kanya abakobwa bose bakundaga ino groupe bitewe n'ukuntu nyine abasore bayibagamo. Bari abasore batikoraho, babandi bahora ku byangwe, bamwe bahora bakeye, babandi nyine umuntu areba akavuga ati uyu mwana ko katuruka mu mbyeyi. Rero abakobwa bose bakabakunda, batangiye gufana cyane. Ubwo muri ako kanya Gorolia ndetse na wa mukobwa Hana bamaze kumva hanze abantu bari gukomera, bari gusakuza cyane, bahise baza kureba ibiri kujya mbere. Baribaza uko biri kose hari umuntu uri gukubitwa. Ubwo tayari noneho Hana ahangaha yakwibonera ubuhamya, yabona ibyo Gorolia yamubwiraga. Wa musore yitwa Taiga yaraje ahita yicara ahangaha mu ntebe. Tekereza nyine nawe baba bamuteguriye intebe ari buze kwicaramo, kandi intebe zirenze, intebe na directeur atagira. Ubwo nawe urabyumva nyine uburyo ki yarakuzemo cyangwa se yarakizemo. Yaraje arangije ahita afata telefone yuriya munyeshuri bari gutoteza. Arangije araza ahangaha yirebamo, aravuga ati aka telefone nakawe. Ati ubu rero se wabuze ibyo ngiye kugakorera nyagasani? Wumve neza, ati uramutse umenya ibintu ngiye kugakorera sha ntago nakwifuriza no kubimenya. Icyaba cyiza ariko se nanone waba birese simbikubwire, wowe ukaza kubona natangiye igikorwa gusa. Siho byagufashara? Nabitekerejeho umwanya munini mbitekerezaho, ndavuga ati ariko se mbikubwire cyangwa mbyihorere. Ndetse wa musore yaraje bamuzanye imbere ya Taiga. Uyarangije aravuga ati ngomba gufata video, izo nafashe ariko zirahagize. Ngomba kwereka isi yose ukuntu mwitwara, imyitwarire muba mugaragaza ahangaha. Ibi bintu ntago bikwiye. Muraza mugatoteza abanyeshuri, mugahohotera buri umwe wese, mwigize intare z'umujyi, intare z'ikigo. Rero nagira ngo mbabwire ko nyuma y'ibi byose muri kunkorera, ukuri kose kuraza kujya hanze, kandi ukuri ni kwamara kugera hanze, ubwo namwe bizakurikiraho murabyumva namwe muzaumva, muzabiryozwa abo mwagiye mukubita bose, abo mwagiye muhana bose. Ubwo muri ako kanya Taiga arangije aravuga ati ariko sha ayo magambo uri kuvuguza umuntu uri kuyabwira? Ati none se harya video uri kuvuga sizi ngizi wavuze ngo wafashe ngo bari guhotera abantu ngo wagiye usevinga niki? Ati cyane rwose nizo ngizo. Niko uno musore yahise avuga. Ndetse ahangaha wa musore Taiga agifata telefone ayifite mu ntoki, za video zose no musore yafashe ngo shaka kuzakira kuri social media bakareba ukuntu bahohotera abandi bana. Za video buri imwe zagiye zigenda zisiba, witegereze urebe, buri imwe zose zigenda zivamo. Ndetse wa musore igihamya yari afite yari buzerekane agaragaza ko abangaba bahohotera abandi, ubu nta gihamya na kimwe afite. Ubwo Taiga arangije aramubwira ati erega twe nta kijya kitunanira, twebwe ntago dukorwamo, ibintu twiyemeje gukora turabikora kandi bikanagenda neza nta watwitambika. Aribwo rero wowe kuko wazamuye umutwe gushaka kutwereka ko turenze, gushaka kutwereka ko watuvogera, reka nze ndaje nkwereke, witegereze urebe. Ubwo muri ako kanya wa musore yarabacitse akubita igipfunsi uno musore Taiga, witegereze urebe. Ibi babyita gukira igiti nkuba, babyita nyine gukora ibintu bidakorwa. Ubwo muri ako kanya Taiga yararakaye, sasa batangira gutera ibipfunsi. Uriya musore nawe avuga ati nanjye ntago nabahereza mwabagenga mwe mugenda muhohotera abantu, ariko byari iby'ubusa. Taiga yararenze, yamukubise igipfunsi, wa musore arahutara aragenda yikubita hasi. Muri ako kanya hari umwe muri iyi groupe
nyine n'umumemba w'iriya groupe ya F4 members, we yarara ku ruhande, ntabwo yakundaga ibintu by'imirwano, ibi bintu yarabyangaga cyane. Ariko nanone Taiga we nta mikino yagiraga, uyamaze kubireba byose yabonye bimubangamiye kugumya yicaye ahantu bari kurwana, abantu bari gukubita abandi, we ntabwo byamushimishije. Ubwo muri ako kanya yahise ahaguruka, akimara guhaguruka yagombaga kuva aho ngaho akigendera, ntabwo yari gukomeza areba ibintu nka biriya. Buriya rero groupe y'abantu benshi ubusanga badafite n'imyitwarire ihuye, ubusanga hari abanga ibintu by'imirwano, hari ababikunda, hari abakunda kwiba, hari ababyanga. So uriya rero ntabwo yabikundaga ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubwo Gorolia byose yarabirebaga, areba buri kimwe cyose cyari kiri kubera aha ngaha. Byaramubabaje cyane, mukumara kumubabaza yahise azamuka kuri etaje yo hejuru, aranje agenda yirukanka yarakaye cyane ndetse n'agahinda kenshi, agenda asakuza avuga ati iki kigo uramutse ukirebeye inyuma wabona ari ikigo cyiza. Arimo arasakuza cyane n'abo hanze babyumva ati ariko uramutse winjiyemo imbere wabona ukuntu ari ukuzimu, wabona ukuntu ari ikigo kibi utakwifuza koherezamo umwana wawe. Ati harimo abantu benshi bagenda bahohoterwa, abantu benshi bagenda bafatwa nabi, ndetse ibi byose bakabigira ibanga kuko baramutse babivuze ubwo ibyakurikiraho nyine nawe urabyumva, wajya kurega uriya musore Taiga nuko twabonye ari intare mu kigo se byagenda gute. Hari umusore nanone undi yitwa Ren, izina rye murifate. Uyu musore yari ari umwe nawe muri member cyangwa se muri iriya group, nawe yarara ku ruhande areba buri kimwe cyose n'umukobwa yari ari kwigira, yari ari hejuru areba byose ari kwigira n'amagambo yose ari kuvuga. Ariko no musore Ren we ntabwo yari umuntu ukaza ibintu, arangije aramwenyura aramuseka cyane, ndetse wa mukobwa akomeza kwidoga avuga ati ibyo mwakora byose n'ubundi muzahohotera abantu ariko bizagira aho bishire. Ubwo feri ya mbere tuvuye kuri uriya ruhande tugaruka aha ngaha, uyu mukobwa nyine wa mukobwa wacu aba yatashye ari hano mu rugo, ndetse araza agatangira kubwira inkuru uncle we, akamubwira inkuru ya F4 members, cyangwa se akamubwira bari abane bo muri iriya group, agatangira kugenda babwira inkuru zabo, ndetse ababwira ukuntu ku ishuri baba bayoboye cyane babigize abadanje. Ubwo uncle we yarangiza akavuga ati oya na n'ubu ntabwo ndabyumva Gorolia, ntabwo ndabyiyumvisha, ubundi se iyo nkuru ni iya nyayo koko? Uzi ko wakomeje kubimbwira nkumva wakabirije cyane, mba numva rwose wakabirije. Wenda nyine kuba baturuka muri famiye zikaze cyane byo ndabyumva, ntanabyemera, ariko nanone ntabwo ndiyumvisha ukuntu babitwara gutyo mu kigo. Ndetse aha ngaha uncle we kugira ngo nyine amwemeze cyangwa se amenye ukuri, yemere ko ibintu no Gorolia yari ari kumubwira, yahise azanga kuri mashini. Buri usanga famiye z'ibyamamare hari amakuru ziba zizwiho, biba byaranditswe muri social media baravuzwe. Uyu uncle we yaramubwiye ati kugira ngo mbyemere reka nze shaka amakuru yabo. Tayari yaje hanga atangira kubasacinga, ndetse yahereye kuri nde Taiga uwari ukuriye iriya groupe, wa undi mukanya twabonaga ari gukubita umuntu. Ati ni umwana wo mu bakire, ati uyu musore ararenze cyane, witegereze kandi utega amatwi wumve. Ati yaturuka muri famiye ikize cyane ikomeye cyane, ndetse ati n'umunyabwenge cyane muri classe, akunda gutsinda. Si nibyo gusa, ashoboye gukina basketball ndetse n'indi mikino igiye itandukanye, agiye ashoboye ibintu byinshi, kandi uramutse umubonye wavuga ati ese uyu musore vipize yarashoboye gukina gutsinda, ndetse yarashoboye no kwiga nyine amasomo yaranatsindaga nayo. Ati ariko ni umwana wo mu bagaga mu baherwe. Muri ako kanya Gorolia yarangije aravuga ati ariko ngiye nibaza n'ukuntu atsinda, ngiye mba numva atagakwiriye gutsinda, kubera yuko amanota yose abona, amanota agira, siniyumvisha ukuntu atsinda nyine kandi atajya yitabira classe. Ati ntago ageza kwiga, ariko nkayoberwa ukuntu tujya gusezererwa nkabona afite amanota menshi, ubundi ari amanota aba yayakuye hehe nyagasani. Uyu mukobwa yakomezaga kubyibaza, yibaza ukuntu bigenda, nawe byaramushobeye, yibaza ati se bundi abikora ate? Ati uwo rero yari uwa mbere, ati uwo ngo nubakuriye, rero hari uwa kabiri. Sasa wumve, uwa kabiri we yitwa MJ. Ayo ni amazina yabo bari kugenda bavuga, ubwo ni abamembazi biriya groupe, noneho amazina yabo muhite muyafata. Ati uyu nguyu rero wiwe ni igikura nkota, uyu nguyu aturuka muri famiye ikaze irenze no gukara, ahubwo uyu iwabo ni abaherwe, ni aba businessman bakomeye cyane ku rwego rwo hejuru. Ati uyu rero ntajya atangwa no kuba mu kabari,
usanga nyine yibera mu kabari. Hari abana b'abakire nyine baba bafite ifaranga atajya yijenjeka, ugasanga yahuye n'abakire bagiye kuganira bakajya gusinda kunywa, ndetse yarangije aramubwira ati nanjye ibyo birancanga cyane, ahubwo nawe kubera icyo afite ubwenge kandi nawe atageza muri classe, inshuro nyinshi ubusanga ari wa muntu wibera mu kabari, ubusanga ari wa muntu uhora mu bintu bidafite agaciro gusa, ibintu bisaba guspendinga amafaranga gusa ariko atajya yinjiza. Ngiye birancanga. Ati rero undi wiwe ni igikura nkota, we ararenze kurusha abandi bose. Ati undi yitwa Kevin, izina rye nawe murifate. Ati Kevin rero nawe aturuka mu muryango w'abakire ndetse bita ku buzima, umuryango wabo nyine n'uw'abaganga, niba abantu babita ku buzima cyane, ndetse bakoze business yo gukora imiti. Urabyumva nyine baba bafite abaganga barenze, abashakashatsi n'abandi bagiye batandukanye. Abo bose baba bagenda bakora ubushakashatsi bagakora imiti irenze bakayigurisha. Ibyo bintu bigira amafaranga cyane, murabyumva. Ndetse uyarangije aravuga ati uwo rero ntago ajya atangwa no kugira nyine uriya Kevin we ngo ntago ajya atangwa kuba ari kumwe n'abakobwa, ngo akunda abakobwa cyane. Ubusanga ahantu hose ari abazengurutswe n'abakobwa, ndetse akagenda akanarana n'abakobwa. Urabyumva nyine we twabyita gute se? Ni umuhehesi. Ati rero undi wiwe yitwa Ren, wa undi wa mukanya twabonaga ari kuri etage hejuru ari kumva amagambo uriya Gorolia yavugaga yarangiza akamwenyura. Ndetse ati wiwe nawe aturuka mu muryango w'abanyabusiness gusa. Ati wabona ba bantu bakora business cyane, binjiza agatubutse, ndetse banafite abakozi benshi cyane, n'aba businessman gusa. Ibyo byose arabimubwira buri kimwe cyose. Ndetse ahanga Gorolia yarangiza akagenda amuvugaho nyine ikintu ntamuziho. We yaberekaga foto y'umuryango, famiye byose. Ageze kuri Ren uyu aravuga ati rero uwo Ren atandukanye n'abandi bose, kubera yuko ni wa muntu utagize icyo yishe, ni wa muntu utagize icyo akijije, ariko nanone ku rundi ruhande anigira umutima mwiza. Ntahuriye na bariya batayigana ba Kevin ndetse na bariya ba MJ. We ni umuntu witonda cyane, utanga amahoro, ndetse ashobora no kuba yakugira inama igihe yababona watannye, cyangwa se igihe yababona uri kujya mu bintu bitari byiza bitagufitiye akamaro. We ni wa muntu ushobora kukugira inama. Uyu Ren we yigira umutima mwiza, aritonda cyane, ibyo nabihagararaho, ibyo nanabyemeza. Niko wa mukobwa Gorolia yavuze. Ndetse mukumera kubivuga bidatinze tugaruka kuri runo ruhande. Ngabo wababonye ya groupe yose wabara ahanga baje ku ishuri, ndetse buri wese bafite imodoka yiwe, ntago bavangirwa, ntago bakorwamo, buri wese abazi nyine umurongo agendamo, buri wese abazi level ye. Ndetse ibyo byose byarabaye. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, uyu mukobwa ahita azanga ku ishuri nanone. Iminsi ikomeza igenda yicuma, akaza akajya acishamo akajya kuganiriza wa mukobwa hana bahuye waturutse hanze y'igihugu, ndetse akamubwira inkuru y'ukuntu ibintu byifashe. Nyuma y'uko ibyo byose bimaze kuba, tugaruka muri famiye y'uriya mukobwa Gorolia bari kumwe na famiye ye, ari kumwe n'ababyeyi be, bari ku meza bari gusangira. Mama wabo bahari ndetse na papa wabo bahari, ndetse ahangaba bari ku meza rwose n'umuryango wari wishimye udakize cyane ariko banyuzwe. Mama we yarangiza akavuga ati ariko we mwarese tukishima tukanaserebura kuba umwana wacu yiga muri kiriya kigo kirenze nka kuriya. Kiriya kigo rwose kirakubiye, kirarenze. Ati rero mba numva ibyo bintu twagakwiriye kubyishimira, kubera yuko hari n'igihe nyine bari abana bo mu mbyeyi, bari abasore baba baturuka mu bakire, bashobora kuzatereta umwana wacu, ubwo natwe bikaba biratuzamuye. Ibi bintu bijya bibaho cyane by the way, ugasanga umubyeyi abateganya ko umwana we azahura n'umusore wakoreye amafaranga, wakize, ufite ifaranga. Ibi rero mama w'uno mukobwa Gorolia nawe niko yari ameze. Yari avuga ati rero tubinywere, kubera ko umwana wacu yagiye kwiga mu kigo gikomeye, ntihazabura umwana wo mu mbyeyi nyine umwaproachinga, cyangwa se akaba yamudatinga akamutereta. Hanyuma rero natwe tukazajya tubariraho ifoto, tukajya tubariraho ku izina ryabo rya famiye irenze, natwe tukazagira umuryango ukomeye, byose biturutse ku mwana wacu. Wumve nibyo ababyeyi be bifuzaga. Tuvuye kuri wa ruhande nanone, tugaruka ahangaha, hari umukobwa uba wateranije abanyeshuri benshi, ndetse abari kubabwira amagambo bakomeza, ndetse amagambo abongerera imbaraga mu kwiga kwabo, ndetse no guharanira kuzagira ejo heza hazaza. Ndetse yarangiza kubabwira ati rero mu bintu byose mukora nimwibagirwe famiye muturukamo, mwibagirwe uko mubayeho, ahubwo mwebwe mugendere ku nzozi zanyu. Ubwo muri make yarashatse kuvuga ati niba iwanyu muri abakene, ibyo byibagirwe, wowe gira intego yo kuvuga ati nzaba umukire.
niba iwanyu namwe muri abakire ibyo byibagirwe, gira intego yo kuvuga ati nzaba umukire kubarenza. Ntugatekereze nyine ku bijyanye n'ubukene bw'iwanyu ngo uheranwe n'amateka ugendere kuri ibyo ngibyo ngo nuko iwacu dukennye nanjye nzakena. Niyo nama yari ari kubagira, ndetse ibyo byose yababwiraga. Uyu mukobwa Gorolia nawe yabaga yicaye mu rugo ari kubikurikirana, byari byaciye live ari kubireba. Uyu muntu ko atanze inyigisho nzimara. Kandi Gorolia nawe ari mu bantu bafite intego yo kuzatera imbere, yo kuzakira. Arangije aravuga ati rwose iyi nama ndayemeranyaho nawe, kuba iwacu twaba turi abakene ntabwo bisobanuye ko nanjye nzasaza ndi umukene, ahubwo ngomba gukora uko nshoboye kose, hanyuma rero ngiye nkazaba umukire ndetse nkazanaba fondasiyo y'ubukire nyine mu muryango w'iwacu, bikazaba ari igihe biturukaho byose. Wumve neza abana baba bafite mu mutwe, nta kuvuga ati nzakira iki kandi iwacu dukennye. Ubwo muri ako kanya ubwo yari ari aho ngaho, wa mukobwa yisaza, wa undi hana nyine waturutse hanze y'igihugu, araza arangije aravuga ati Gorolia bimeze bite? Ati uri kureba ibiki? Ndetse ahangaha Gorolia yari ikanze kuko we yari ari kwirebera muri telefone, ari kureba speech yari irimo uvugwa n'uriya mudamu wari uri kubagira inama. Ndetse uyu yarangije aravuga ati rero Gorolia ahanini kinzanye, reka nanakikubwire n'ubundi. Ahanini ikintu kiri kungenza ndi gushaka kuba nagushimira kubw'inama wangiriye ukamfasha nyine kwiyakira muri kino kigo. Mamaze iminsi ubu noneho natangiye kugenda mbyakira byinshi bigiye bitandukanye, nari njanga kugira ngo ngushimire, kandi inama wangiriye ngiye kuzigenderaho, ngiye gukomeza umva mbikurikize byahatari, ku buryo nyine nanjye nzajya nirinda ibibazo, ibintu byanshyira mu kaga byose nkabigendera kure, kandi nkakora neza icyo nshinzwe. Niyo ntego nanjye ubu ngubu nzanye. Ubwo nagiraga ngaho ukambwira ko intego yawe ari ugushaka scholarship, intego yawe ari ugukora cyane kugira ngo uzagire ibyo ugeraho. Mwana, biriya bintu byarankomeje nubwo utabyumva, ariko muri ngewe numvise ari uburyo kimpindutsemo. Ndetse uno mukobwa arangije aravuga ati erega ibyo ntubitindeho, twebwe ikintu tugomba gukora hangewe hamwe nawe ni ukwibanda ku masomo yacu, ibindi byose tukabyiyibagiza. Imitima yacu, ubwenge bwacu n'ubwonko bwacu, buri kimwe cyose tukacyerekeza ku masomo, hanyuma rero tukiga tukazatsinda. Erega nabari abantu usanga ari abakire naho hari igihe baba barabanje kuba bakene, bose ntabwo baba baravukiye mu miryango ikize. Uyarangije avuga ati kabisa rwose ni wowe muntu nkigera ahangaha watangiye kumpa inama, kandi n'ubu ngubu buri kimwe cyose uri kumbwira nkaba numva ni ikintu gikenewe mu buzima. Ati rwose warakoze cyane, sawa urabeho. Ubwo muri ako kanya wa mukobwa yahise ahaguruka. Uno mukobwa hano yahise ahaguruka kugira ngo agende amusige, aba akomeza nyine yirebera kariya speech, areba n'ibindi bigiye bitandukanye. Mu rugendo rwe yaraje ahita apfubirana nande wa musore Tiger ukuriye ya groupe. Witegereze urebe, kandi ngo afite intego yo kwirinda ibintu byamushyira mu byago cyangwa se mu kaga. Utuntu yari afite yaragiye kurya byahise bimeneka ku nkweto z'uno musore Tiger. Nyagasani, aba basore turabazi, ntago bakorwamo. Aba basore turabazi, ni babandi baba barenze ku ishuri, babandi batavugirwamo. Yamumennyeho ibiryo ku nkweto. Witegereze urebe. Ndetse ahangaha uyu mukobwa hana nintuze nyine no gutungurwa kwinshi ndetse n'ubwoba bwinshi, kuko bano basore bari batinyise. Mu kanya twabonye Gorolia yari yamubwiye inkuru yabo ukuntu bakora, yarabazi nyine cyane. Ndetse uno musore arangije aravuga ati niko se muko, reka nkubaze ubundi akantu gato, ni uku nguku no mu busanzwe ufata abahungu, ni uku nguku batwara? Ariko mana yanjye we, ni uku nguku bafata abahungu bose? Ndetse ahangaha ntabwo yabishakaga, byari bimutunguye cyane. Arangije aravuga ati umva, ndabingize rwose nimumbabarire, ndabasabye nimumbabarire. Ati rwose niba ari n'inkweto ndabagurira izindi, ariko rwose nimugire ikintu muntwara. Abo basore bari barahabuye abantu. Ati nimugire icyo muntwara, ndagenda nkugurira izindi nkweto. Nibyo yari ari kwivugira afite n'ubwoba n'amarira menshi. Gorolia yicaye hano ku ruhande. Wa musore yese avuga ati none izi nkweto ko ziva i Paris mu Bufaransa, wabasha kuzigonderara? Amafaranga ubwo wajya mu Bufaransa ukazigura warangiza ukazizana? Gorolia byose ari kubyumva. Wibuke ni mushuti we. Uno musore aramubwira ati rero sha sinjye gukubeshya pe, shaka ikintu wakora kindi cyatuma nyine kabisa
nkubabarira, ariko nanone ndi kumva nta kubabarira mfite, nta mbabazi mfite muri aka kanya. Ubwo muri ako kanya akimara kumubwira gutyo yaramubwiye ati tekereza ikintu wakwica cyangwa se ikintu wakora cyatuma nkubabarira. Akimara kubivuga wa musore MJ yahise avuga tumva mwana, reka guhohotera ako kana keza, uri kubona ukuntu ari cute, uri kubona ukuntu ari keza cyane, umva wikababaza ndetse kareke konyine. Ndisanga bari bakagiriye impuhwe kahana bitewe n'ubwo bakanafite noneho n'ukuntu kari kubasaba imbabazi cyane. Byari bibabaje cyane, disi katangiye no kurira, katangiye kurira cyane. Aba basore bafite erega, aba basore barakanganye noneho ukuntu Gorolia mukanya mubabwiraga bamubwira ko ari abantu bakaze cyane bateye ubwoba. Gorolia nawe nako uno mukobwa hana nawe yiboneye ukuntu bahannye wa musore mukanya. Rero niyo mpamvu yagombaga no kugira ubwoba, byo byari ngombwa cyane. Ndetse uyarangije aravuga ati kibondo nkwihorere se, ariko nta soni uri kwiriza, uri kubona njye nakwihorera, reba ikiru wicagira vuba vuba. Abanyeshuri bose bahise batangira kuvuga ati umva nahanagura izo nkweto zawe akoresheje ururimi rw'iyo nyagasani. Umva ukuntu abanyeshuri biganaga ari abagome. Ati nace bugufi arigati izo nkweto zawe, ibyo birya kumenyeho byose bishire. Hanyuma rero ayifashishije ururimi rwe kandi ntakoresha intoki ziwe. Ubwo muri ako kanya Tayiga nta kindi yakoze, yahise afata akarengera akanyereza agenda kegereza no mukobwa. Aramubwira ati nizere ko wumvise uko babivuze, rero kurikiza ibyo bavuze, hanyuma rero urigata wangaha urukweto urumareho bino biryo washyizeho, kandi bikore vuba vuba, bikore nkuko babivuze. Rero nibyo biri buze gutuma nkureka ukagenda, ariko nutabikora ibiri buze gukurikira urabo byumva uraba wanshotoye. Hanyuma rero ubwo nta mahano uba wanshakagaho. Abanyeshuri bose batangira gukoma amashyi bavuga ati nabikore, nace bugufi akurigate ku rukweto aguhanagura akoresheje ururimi rwe, nabikore. Ubwo muri ako kanya Gorolia yararakaye ahita ahaguruka. Wibuke Gorolia we yiturukira muri famille nyine itarenze. Mu kumara guhaguruka nta kindi yakoze, yararakaye umujinya mwinshi, ahita azayigira Tayiga aramubwira ati umva ibi bintu rwose ntabwo yabikora, nawe urabibona, kandi n'ibintu byabigayise cyane. Ati rero ni mumubabarire, ntabwo yakongera kubikora ukundi, ntabwo yabishakaga rega, nabirebaga uburyo kinini mwagonganyemo, ntabwo yabishakaga, mubabarire. Gorolia yaje kumusabira imbabazi, ndetse mu kuza kumusabira imbabazi uyu musore twabonye ari umufungamutwe, sinzi uko yapfa kuzimuha. Gorolia aramubwira ati rwose ndagusabye mubabarire. Uno musore avuga ati uri bushaka kuntegeka noneho, kuva ryari usigaye mu amategeko muko, usigaye untegeka icyo nkora, uri kumva, usigaye nyine urenze ku buryo uzi ukambwira icyo gukora. Muri make nge ntago nakwigayidinga, ngewe ntago nakwifatira umwanzuro ni wowe umfatira. Gorolia yarangije aravuga ati oya, ariko ntago ari ibyo nshatse kuvuga, ntabwo ari byo nshatse gusobanura, ahubwo we mugirire impuhwe umubabarire. Nawe uri kumva ko kuri gata ku nkweto uri kumva ko ari ibintu bihambaye. Uyarangije aravuga ati okay, nta kibazo, reka noneho nkurikiza amategeko yawe. So usigaye untegeka se, ntari bireka mbikurikize nibyo washakaga ubwo ngubwo, ntanabikora da, wumve ko ndibuze gusigana, ndabyemeye. Ubwo muri ako kanya ahangahana Gorolia yaramwitangiye, ndetse wa musore nta kindi yakoze, yaravuze tumva ubura umutwe wawe undebe hano mu maso gira vuba vuba. Atisha uri umunyamahirwe mu buzima bwawe kuba waragize inshuti nk'uno mukobwa, ndakubabari, but next day niwongera kubikora cyangwa se ukongera kubikinisha, nagira nkubwire ko ewana kabisa urabyumva bizakurikiraho. Ubwo nta kindi yakoze, wa musore Tayiga yahise yigendera, aramubabariye. Nyagasani, uyu mukobwa Gorolia kuki amubwiye ngo amubabarire, uno musore yarangiza akabyemera. Bidatinze Gorolia azanga mu kabati ke agiye kubikamo amakayi ye. Nyagasani, ahita asanga mu cya gikarita gitukura. Tuza abantu baha ikarita itukura ibyo baba bagiye kubakorera, ibi byose twarabisobanukiwe. Muri ako kanya mu kumara gusangamo ya karita itukura yagize ubwoba, ubwoba buramurya, ashya ubwoba, ndetse ahangaho urabanza ukanatitira. Ewana kabisa urabyumva uko abazi ko igikurikiyeho, umva abari buze gukubitwa, abari buze guhohotezwa, nyine baba bari bumuhohotere bakamutoteza cyane. Nta kindi yakoze, yahise azanga kuri ya karita itukura, aravuga ati umva ngiye gufunga umutwe nyikuremo. Akimara kuyikuramo yahise afunga akabati vuba vuba, ahita atangira kwirukanka. Abandi bari hafi ngo batangiye gufata amavideo yagiye atandukanye. Ubwo bidatinze uriya mukobwa yagize n'ubwoba bwinshi, ahita azanga ku ivuriro nyine ry'ikigo, aza kureba yo dogiteri yari yahamutse cyane.
nyine yarabizi ibyo bari buze kumukorera. Ubundi hari abantu baba barateye ubwoba wagiraho ni imitwe y'iterabwoba. Ndetse mu kumara kugera ahangaha ku ivuriro ry'ikigo yarahageze, gusa nanone asanga dogiteri ntago yari we wenyine, hari abandi basore babiri bari baje kuhivuriza. Rero we yaje arunguruka, mu kumara kureba abona bari barahari kandi byamutiza cyane, arimo ashaka no kwigendera. Mu gihe rero dogiteri yari ari kwita kuri abo basore babiri, we nta kindi yakoze, yahise avuga ati ntago nategereza ngo njye kubarindira barangire n'umundi babangezeho, reka nigendere hanyuma rero mve kuri no side uru ruhande nduveho ngende. Ubwo ni nako byagendaga byoroha nyine, ubuhungabane yari afite cyangwa se ukuntu yaragize ubwoba niko bwagendaga bugabanuka, agenda yishyiramo n'akanyabugabo. Nuko ugenda yishyiramo akanyabugabo akiri mu nzira, hari umunyeshuri wahise umumenaho amazi. Sasa ahangaha bahise batangiye kumumenaho amazi. Uko bari kumumenaho amazi upfa kuba wowe gusa wakiriye ikarita itukura. Yahise azamuka ku gisenge hejuru, azamuka agenda ataka cyane, avuze induru avuga ati nimuntabare, nimumfashe, baramitanye. Uko yari ari kwirukanka witegereza urebe neza, nabo baje bamukurikiranye. Uko bamukurikiranye sasa rero yabumva inyuma ye, ubwoba none hakaburushikira bukaba byinshi kurushaho. Ndetse mu kugera ahangaha yaravuze ati ubuse mbigenze nsimbuke kandi yari etaje, mbigenze gute? Tekereza nyine nawe abantu bateraga ubwoba bikagiraho wumva wasimbuka etaje. Mu kugera ahangaha yasanze wa musore Reni niho yarari. Uyu musore ubundi inshuro nyinshi akunze kuba yibereye ahangaha. Arangije aravuga ati wa mukobwa we, mbere y'uko uza hano hantu hari hatuje, hari umutuzo, ibintu byose bimeze neza, ari kukiza wise ubihindura. Muri ako kanya hari abakobwa babiri baje birukanka. Wa musore Reni ahita afata kari agakobwa ka Gorolia ahita agahisha. Ba bakobwa baramubaza ati niko nta mukobwa ubonye? Ndetse reba uko byagenze byose. We akimara kubona bari abakobwa, akimara kumva amajwi yabo baje, yahise amufata mushyira ku ruhande, arangije ahita amufunga umunwa kugira ngo ataza no gusakuza cyangwa se akaba yasohora ijambo. Yarababeshyera ababwira ati wapi, nta mukobwa nigeze mbona. Kandi wibuke neza ubwo no mukobwa yari kumwe na uncle ari kumubwira ku bijyanye na bano bahungu, yavuze ati Reni ni umusore witonda ugira umutima mwiza. Ndetse uyu musore Reni we ngo nta kintu yishe nta n'icyo akije, ariko nanone we agira ubwitonzi, anagira inama abantu. Yarababwiye ati rwose nimwigenderere ga, nta muntu wigeze uncaho ahangaha, namye ndanga kereka niba yaciye ku rundi ruhande ntazi, ariko kuba nari ndanga byo namye mpari, nta muntu wigeze uhagera. Yarababeshye kubw'amahirwe abona basubiyeyo baragiye. Ubwo akimara kubabeshya bagiye, yahise atangira kubwira no mukobwa Gorolia ati umva rero, ugomba kwirinda kuza kujya muri classe, uraguma ahangaha mpaka kugera amasomo arangiye abanyeshuri bose bagiye kuryama. Rero ibyo nibyarangira nibwo uri buze kuva hano, kandi uze kwirinda gusakuza, uze kwirinda gukora amajwi, wowe uceceke gusa utuze, uguma ahangaha igihe cyose gisigaye. Hanyuma rero abanyeshuri nibyaza kurangirira amasomo arangiye uze kuza kuba ariho uhava. Ubwo nta kindi yakoze, yumviye inama uno musore yaramugiriye. Uno musore Reni yaramubwiye ati niwahava biraza kukubana ibibazo. Umukobwa yarahagumye koko burinda bwira. Sasa mu masaha ya nijoro kimara kubona ko bwije abanyeshuri amasomo yarangiye, nta kindi yakoze, yaje yomboka gakeya kugira ngo ataza no kugira ikintu akoma akagira abamwumva. Aza bukeya aza muri ka kabati kugira ngo arebe ibikoresho by'iwe, amakayi, hanyuma rero yitahire nawe avangaha. Ndetse ataragera kure, akiri kureba muri ka kabati witegereza urebe, buriya ntago habura rega baba bamuvije n'ubundi. Akimara gukuramo agakapo kiwe kari karimo n'udukayi dukeya, nta kindi yakoze, yatangiye kumva urusaku rw'abantu bari kuza. Ubundi iyo abantu bari kugenda ku makaro bawumva ibirenge. Ndetse muri ako kanya baraje, hari abasore bari basigaye hano batangira kumufata, bagenda bamukurura cyane. Witegereze urebe uko bari kugenda bamukurura, baje ahangaha nawe ari gutaka cyane avuga ati mwandetse muri kunshakaho iki? Ariko aba basore ntago bamuretse. Ubwo muri ako kanya baje gutangira kumucaniraho amatara, bavuga ati reba ukuntu kari kwigira se nyine, reba ukuntu kari kwirizariza, ubuse kari kwigira amaki koko, ubu kari kwigira amaki nawe kari kureba. Ubwo muri ako kanya bakiri muri ibyo ngibyo Reni yahise ahagera. Wibuke Reni abatinyise cyane, ahita avuga ati basore mbabura ahangaha mwese nimugende, nimuvanga nimugire vuba. Ubwo babyumvise vuba bahita bagenda bamusiga aho ngaho. Gusa kari katangiye kugira ubwoba ka Gorolia. Muri ako kanya kasigaye karira. Ndetse iki ngiki ni igice cya mbere. Agace ka kabiri mu kanya ndaje nkabahe. Iyi nkuru iraryoshye mwa bantu mwe, muzagaruke. Ciao ndabakunda cyane.